wowe ukurikiye iyi channel kanda like, subscribe, ukore no kukazogera ubundi dutwike. ndabona kiki Rwanda tutari twatera imbere hakubura natwe twateye imbere buriya I1 natwe ibingibi twabigezeho ahubwo nuko hari ibyo mbona hano bitangaje tutari twageraho. Imodoka kari icy'ubwenge, imodoka nabyo ni hatari. Se buriya nayo ni imodoka cyangwa iriya ni gare ya moshi sha zimwe zigezweho, ziriya ari za zindi zigezweho sha z'ubwenge. Kora atanu ahantu haba ari sawa meze ngene byiza nubwo nari nzi ko nimitahiye none nkambishyura kuko n'ubundi ndagiye sibyo ko ndabanza no kujya kwa Satani. Atanu haba n'imihanda myiza nwa wundi cya Kigali ya moshi kinyuzeho kanyura munsi sha munsi ni heza. Uzi ko ngeze muri ya mihanda yo hasi ubu nayo akasha iyi mihanda nayo ni hatari kabisa. Ahantu neza naho mwana gusa biranira iki ndi kubona vandarateri y'umuhanda ibihugu byateye imbere sha se nk'ibi ngibi mu Rwanda bizahagera ryari?